Yasashimwe cyane inshuti za Madrine Mando, amahoro ya Kristo abe muri mwe. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nishimiye kongera kuba hano igihe cyari kibaye kirekire, ariko byose tubishobozwa na Kristo uduha imbaraga. Dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Rero nagarutse inshuti zanjye, kandi nabasaba ko mubwira n'abandi, kuko ubu ngiye gutangira ubuhamya. Igihe ni iki, natekereje kubikora kera cyane, ariko nkajya numva si bityo, numva igihe ntabwo ari icyo, sinigeze ngiyumvamo nkuko ndi kubyumva ubu ngubu. Hanyuma rero kubera ko ari burebure cyane, nubwo ntangiriye icano nagiye mbutanga, ariko ukuntu ku buryo video zamaze no kuba nyinshi, ubundi bisaba umuntu igihe kugira ngo ube wabona izo nabanjirireho. Zimwe zari mu Cyongereza, ziri no mu Kinyarwanda, byari biteye uko. Ariko ubundi wumva nshaka kubusubiramo ntuje, nkahera no mu bwana, kuko narwo ni urundi rugendo rurerure kugera aho nashakiye, hanyuma kwinjira mu burwayi bw'abana, kuva muri icyo cyiciro, kuva muri Afurika nkajya mu gihugu cya Amerika, nayo ni iyindi nzira ndende. Kugerayo nanone ku gupfakara, naho ni ukundi kuboko kw'Imana. N'ubuhamya bwinshi cyane, imyaka ishize no kugeza uyu munsi nkibona ukuboko kw'Imana. Ndumva mfite byinshi cyane nasangiza abantu. Rero nzagenda mvuga akantu gatoya, mvuga isomo nigiyemo numva ryagirira abandi umumaro, kuruta uko nababwira inkuru gusa uko zagenze. Nabyo usibye ko ari byiza, ariko nshaka guhamiriza Imana, nkakwereka ukuboko kw'Imana muri icyo gice runaka, nkakubwira n'icyo nahigiye, nkaba nagira n'uwo ngira inama, kuko hari byinshi bitugonga bikatwigisha, bikadusigira amasomo. Hari ibyo duhura nabyo, hari amashuri Imana dushyiramo kugira ngo tugire ibyo twiga dufashisha abandi. Naje gusanga ari nta kintu Imana ishyira ku buzima bwawe kugira ngo kibe cyawe gusa. Buri kintu cyose gifite impamvu. Buri shuri wiga riba rifite impamvu. N'amashuri y'isi tuyajyamo kugira ngo twiyungure ubumenyi, ejo tuzajye mu kazi cyangwa dukora ibintu runaka bikunde. So no mu isi y'umwuka rero ndatekereza ko ari ukunguka. Imana itwigisha kugira ngo tumarire abandi umumaro. Buri muntu wese afite icyo yagenewe gukora muri iyi si. Hanyuma rero ni ukuri, ndabyishimiye, kandi ndabasaba gusangiza abandi iyi message kugira ngo wenda buri muntu wese azibuke gusura runo rubuga. Ijambo ry'Imana muri Zaburi ibice 50 ku murongo wa 23 ni nawo wa nyuma, haravuga ngo untambira ishimwe abanyubahiriza, ngo kandi utunganya ingeso ze nzamuha agakiza kanjye, nzamwereka agakiza kanjye, agakiza k'Imana. Ntago mfite Bibiliya yanjye hano y'Ikinyarwanda. Untambira ishimwe wese abanyubahiriza, kandi utunganya ingeso ze nzamwereka agakiza kanjye. Nuko rero nanjye nshaka guhagarara muri uwo murongo, nkatambira Imana ishimwe, kuko nta nubwo nabona icyo nayiha yewe, usibye kugira ngo nyihamirize imbere y'abantu bayo, y'abana bayo n'abana bayo. Ntacyo nabona naha Imana, ntacyo rwose, ntacyo mfite, nta nicyo nabona. So Uwiteka Imana rero abampera umugisha, turi kumwe vuba cyane. Shalom shalom shalom. Kandi mubwire n'abandi, mubasangize, nukuri mubabwire ngo baze kuri icyo